wahageze meze neza meze neza unda abantu bagira bazinduka bakorera ku gihe ubu ngubu mvuye kugurisha ikibanza hariya za Kibagabaga abantu barakijyanye niyo mpamvu abonye nakererewe rwose wihangana tukireba ari hariya baba bagoranye cyane uri umukomisiyoneri cyane ndayagurisha cyane ndayagurisha ahubwo nta nzu wowe ufite kugurisha ntabwo nari nzi ko ubikoramo cyane cyane ngende umukomisiyoneri umvuye kugurisha ikibanza Kibagabaga arakijyanye ahubwo mfite amazu ariko hari n'ikibanza nari mfite nshaka kubaka uzakimeze ngiye nyubake uzakimeze nyubake kuko ngende n'umwenjeniyeri ariko ngira urankeneye mbese warabyigiye urabyigiye oya ngende umwenjeniyeri ubu ngubu wasanga waje unategatega ziriya modoka zitanaboneka kuki utampamagaye ngo nkuzane ubu ngende n'umushoferi maje no gutwara abantu ndetse kandi n'umushoferi cyane ngende aje hano gushakisha Mr. Kamali papa wanjye yanyise Mr. Kamali ubu niryo rinkujije Mr. Kamali akazi bundi ngewe ushaka akazi ni ngewe wabaza akazi kose waba ufite uri umukomisiyoneri uri umwubatsi uri umushoferi byose ongera ko ndi n'umucuruzi Mr. Kamali papa wanjye yanyise Mr. Kamali ubu niryo rinkujije Mr. Kamali imari ni ngewe nyirazo Mr. Kamali ahubwo ubundi no muri no minsi ndi hafi nino restaurant turi ndi hafi kugenda nyitekerezaho rumva ntabwo nabyizera oya ntabwo wabyizera noneho ongeraho ko ndi mu businessman iminsi igiye kuza ngiye gutangira no gucuruza imodoka maze ndore yatangiye kunshanga ntabwo nabyumva afatanye none se ariko menya no kwihara ariko se ako utekereza ko twaje gukina Mr. Kamali uri umukomisiyoneri uri umwubatsi uri umushoferi ahubwo ongeraho akandi kantu pasteur mike cyane do bishop distance niyibura gusa gutya distance yo kugera kuri bishop ni gutya gusa niba ari byo ufite impano nziza ahubwo Imana ikugirira neza cyane Imana iguhereze iterambere pasteur ahubwo ukora iki ndi umunyeshuri Imana iguhe gutsinda Imana iguhereze intsinzi urumva kandi igihe ibintu mvuze bihita biba Imana iguhereze gutsinda urumva pasteur bishop allo uyu wahageze zamuka ruguru mu nguni uratubona sawa inshuti yawe inshuti yanjye ibyo nakubwiraga nk'uko nari ndi kubikubwira urumva hari n'indege igiye kuza mu minsi mike iri hano imbere kiriya kibuga cyo mu Bugesera ndabona hari indege nanjye naje kwishyuramo ikibanza gutya nzajya mparikamo indege yanjye Neto biriwe wakora ameza wazindutse nakubwira uraza kuri usore bite ni amahoro pe ko mbona wagira ngo si ubwa mbere mubonye uriya wasanga atari ahantu mu Rwanda atari ubwa mbere tubonanye nta kibanza uheruka kugurisha ahubwo cyangwa ufite nk'inzu cyangwa nanagusengera uyu ntabwo aba ari umumenyi arazwi cyane ko Mr. Kamali mushoramari ukomeye cyane muri Kigali bisanzwe muziranye turaziranye uribuka amafaranga ya mukecuru twajyanaga mu 200 ndayibuka uyu musore nawe twahuriye mu nzira yatubura ambwira ukuntu igikamyo kijyanye amafaranga ya banki kigonganye n'ikindi amafaranga 200 angahe byose ni wabitubuye cyangwa wibeshye
Jendi pasteur. Mr. Kamali. erega nawe uri aho ngaho njye ndi pasiteri wabyemeye reka sinakubwira No. aka kanya uyu musore uramwibagiwe sinshobora kumwibagirwa Kamali. Jewe. akambwira ngo igikamyo ngo cyazanye amafaranga ngo ya banki ngo cyagunganye n'iki ngiki 200 ngaye bya mukecuru n'uyu wayatoboye Pasteur. Cyangwa uribeshye. Sobye. ntabwo nibeshye uyu musore ndamuzi N'uyu uramukubona neza. n'uyu nguyu nta n'undi muntu basa Pasteur. se we ntabwo urakasa n'umujura Bishop. reka nawe yakujagaritse Bise byumva. Uzi ukuntu yaherekana ntuburira. Ngaho ni umukomisiyoneri. Arubaka. Ni umushoferi. ibyawe birarangira ahangaha wariye amafaranga ya benshi ariko ayacu no munsi ntabwo yajyana uranyumva neza ayanjye ntabwo yajyana Jendi pasteur. ibyo ntabwo bindeba Kwa jina no. pasiteri nabi wayo Ibyo bintu muri kumbeshya. ntabwo bindeba Ariko uri umutubuzi. ntabwo tuvugana byinshi zana hano amafaranga yanjye Ngiye no byancanze. wowe mbwira Jendi pasteur. Pasteur. Bishop, distance. Irabura gato kugira ngo mpinduke bishop. umunsi wawe wageze watuburiye benshi ntabwo yajyana uranyumva neza wowe mbwira Reka hamagare polisi y'ibijyanye. mvagira vuba igihe yahereye aga nawe wabyemeye pasiteri umushoferi iki byose erega nawe ariko wabenjeje koko Bishop.